reka dusubize amaso inyuma dusubire mu amateka yaranze Adamu na Eva. Ese byagenze gute kugira ngo bisange bariye kuri ririya tunda ryari ryarabujijwe cyangwa se bari barabujijwe kujyaho? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Njye nitwa niyo mugabo. Adamu na Eva bashyizwe mu ngobyi ya Edeni. Bari babayeho bakundana inamwe ijyane nta shyari nta gwango habe na gato. Bari bafite urukundo rudasanzwe, urukundo bari barabizwemo cyangwa se bari barakizwemo na Nyagasani, Imana imwe yabaremye. Mu gihe bari batembera mu ngobyi ya Edeni, batemberaga bareba ibyaremwe bishya Imana yabashyiriyeho kugira ngo babe umugenga babigenzure byose. Igihe cyaje kugera umubi abatahamo, baratandukana, kandi ntibyari bisanzwe muri icyo gihe ko Adamu yashoboraga kugenda ari wenyine atari kumwe n'urubavu rwe yaremewe Eva. Ariko byaje kugenda bityo, Eva atandukana na Adamu. Mu gihe Eva yari yicaye atuje atekereza areba ibyiza nyaburanga, ibyiza bikikije ingobyi ya Edeni, haje kuza inzoka. Nuko Eva abonye iyo nzoka aratangaje. Batubwira ko Adamu na Eva bari barabujijwe bimwe na bimwe muri Edeni kugenda babikoraho. By'umwihariko hari igiti cy'ikizira cyangwa se urubuto ruzira bari barabujijwe kugira ngo ntibazakiryeho. Gusa iyo nzoka yaraje iganiriza Eva mu ijwi rituje, uti Eva, ati ndabona wicaye utekereza cyane unareba ibyinshi bigiye bitandukanye bikikije iyi ngobyi ya Edeni. None Eva, ibi byose Imana yarabiguhaye wowe na Adamu umugabo wawe kugira ngo mubigenzure. None se Eva, ni iki gituma kiriya giti mwe mutabasha kukiryaho? Kuki yabahaye byose ariko ikababuza kiriya giti cyonyine? Ese Eva, waba waramenye impamvu Imana yakibabujije? Eva, kiriya giti ni igiti gihambaye cyane. Imana yarabashutse ibabwira ngo nimuzakiryeho kugira mutazayirusha ubushobozi. Kiriya giti uramutse ukiriyeho ugahaho n'umugabo wawe, wakisanga nawe ubaye umugenga wa byose, ugasanga nawe ugize ubwenge nk'ubwo Imana yakuremye ifite, yewe ukanayirenza. None Eva, niki gituma mutajya kuri kiriya giti? Kiriya giti ni cyiza cyane, reba imbuto zacyo zirashashagirana. None ni iki ushingiraho uvuga ko kiriya giti ari kibi? Nuko Eva nawe yemera gushukwa. Satani n'uburiganya bugiye butandukanye yakoresheje, Eva yisanga agiye gusoroma kuri cya giti cyabujijwe cyangwa se bari barabujijwe gusoromaho. Arasoroma ararya. Si ibyo gusa kandi inzoka yamubwiye ko agomba no gushyira umugabo we kuri icyo giti cyangwa se kuri izo mbuto. Nuko bakimara gutandukana n'iyo nzoka, umugabo we yaraje. Eva arashuka cyangwa se birangira abwiye umugabo we ko nawe agomba gusoroma kuri icyo giti. Uwo mugabo we nawe arasoroma, nawe akijyaho. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, batangiye kumva imirindi y'Imana cyangwa se batangiye kubona kurabagirana kw'Imana. Batangira guhunga, bahunga umucyo w'Imana, batangira kurigita, baratigita, ubwoba burabataha. Batangira kwisanga bari kwihisha, birebye basanga bambaye ubusa. Imyenda myiza yari bari bambaye basanga yose yabavuyeho.
nuko batangira kwikinga utwenda, bikinga n'utubabi two ku biti. Nuko Imana irabahamagara irababwira ati, Adamu, Adamu, Adamu. Nuko Adamu yanga kwitaba. Imana yongera mu ijwi rituje, Adamu, Adamu, Adamu. Nanone yanga kwitaba. Adamu birangira yitabye afite igishyika, afite ubwoba bwinshi. Imana imubaza ngo ese uri hehe? Adamu ati ndi hano. Ati none kuri kunyihisha? Ati mwami, nariye kuri cya giti mwo watubujije. None se nshuti zanjye, wowe uri kureba iyi video, waba wari uzi ko iyo Adamu ataza kurya kuri kiriya giti ndetse na Eva, nta bibazo wari guhura nabyo? Waba wari uzi ko ibibazo byose uhura nabyo byatewe n'uriya munsi no kuba Satani yarashutse Eva na Adamu bakayumvira? Imana yahise ihana Adamu na Eva ndetse n'iyo nzoka yakoreshejwemwo nk'ikigusha cyangwa se gishukanye. Itegeka iyo nzoka ko bizayigora mu buzima bwayo bwa buri munsi, aho izajya igenda ikurura ikida, ikurura inda hasi. Kandi yayibwiye ko umuntu nayica akabere akayitanga kuyibona, azahita ayikubita ikintu mu mutwe igapfa. Gusa ayibwira ko nayo ifite uburenganzira bwo kuzajya itanga umuntu, yamutanga igahita imuruma ku gatsitsino. Naho ngaho byahereye urwango rw'umuntu ndetse n'inzoka, naho byahereye. Ni kandi uzabona inzoka uhita ushakisha kuyica, kandi nayo iyo ikubonye mbere itangira kurabya indimi hafi yo kugusimbukira no kukuruma. Iyo ucunze gato ukamara akanya utarayibona, ujya kumva yakudwinze. Imana yongera kubwira Adamu na Eva ati nuko nawe Adamu, kuba wemeye kurya ku giti wabujijwe, ako ni agasuzuguro. Bityo nawe ugiye kuba muri ubu buzima mu isi yanduye, mu isi igoye, mu isi iruhije, aho uzajya ubona ibintu byose ari uko wiyushye akuya, ibyo kurya wiyushye akuya. Mu minsi yo kubaho kwawe kose uzabaho ari ukwiyuha akuya, uhora ukora ariko utaruhuka. Nuko Imana yongera kubwira Eva, nawe Eva, kuba wariye ku giti wabujijwe, nawe ugwishije ishyano, kuko uzabona urubyaro bikugoye, uzajya ubyara bikuruhije, yewe wisange uhaburiye n'ubuzima bwawe. Nicyo gituma ababyeyi bamwe na bamwe bajya ku bise bikabagora cyane. Deswe niyo mugabo, iwacu ni Nyaruguru. Ndabashimiye.